ni ikiganiro kubaho neza, tukaba dukomeje kuvuga ku buhamya bw'abantu bagiriwe umugisha. Nibaza ko ataba ari imbaraga z'umuntu, hari imbaraga Imana iba yagutije, baba baragiye mu nzoga zikabije cyangwa mu biyobyabwenge bikabije, ariko bakabivamo, kandi babivamo bakifuza no gufasha abandi, aba ari n'igikorwa cy'urukundo bakoze. Turi kumwe rero na Twiringiyimana Valens, nawe tumusanze kuri Iwacu Recovery Center. Ni ikigo gifasha abantu mu buryo butandukanye, haba mu gusohoka muri ibyo biyobyabwenge, haba mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bakagufasha kugira ngo umere neza, witeze imbere, uteze imbere n'igihugu. Valens rero tuguhaye ikaze, nawe ubanze twibwire mu buryo burambuye, hanyuma dukomeze tuganire. Ego murakoze cyane, nk'uko mwarimu bivuze, nitwa Twiringiyimana Valens. Nanjye nkorera hano ku kigo Iwacu Recovery Center, makora nk'umunasi ushinzwe kwita ku bantu batugana ahangaha bafite ibibazo bitandukanye byo kubatwa n'inzoga ndetse n'ibindi biyobyabwenge byose, tukabafasha kugira ngo babashe gusubira mu buzima bongere bagire icyizere cy'ejo hazaza. Muri make ndumva ari uko nguko nakwivuga, ariko ntibagiwe no kuvuga ko abantu benshi dukorera ahangaha n'ubu natwe tuba twarabaye muri ubwo buzima kera, ariko tukagirirwa ubuntu bwo kubivamo. Ubu ngubu tukaba dufasha abafite ibyo bibazo kugira ngo nabo babashe kugaruka mu buzima bwiza. Murakoze cyane. Uti ababa bari hano tuba natwe twaraciye muri ubwo buzima, tukagirirwa umugisha wo kubivamo, hanyuma bigatuma natwe tugira ishyaka ryo gufasha abandi. Tubwire rero wowe, byari bigeze ku ruhe rugero, waje kubisohokamo ute? Ese ni iki kigo cyagufashije cyangwa hari abandi bantu mwahuye nabo? Murakoze cyane. Ntago njye nafashijwe n'iki kigo mu buryo bumwe, ariko gukomeza gukorana nacyo nabwo mvuga ko n'ubu kikimfasha, kuko ukomeza gukorera hamwe n'abandi bantu, buri uko wigisha niko nawe uba wiga, uko uvura nawe niko ubukira. Uko dukomeza urugendo rwo gufasha abantu, natwe bidufasha ko dukomeza kugendera mu murongo muzima. Ubuhamya bwo ni burebure cyane, wenda ndagerageza kubuhina, ariko cyari ikibazo gikomeye. Njye naciye nanywaga inzoga ku rwego rwo hejuru cyane, amafaranga yose agatakaramo, nkatakaza akazi. Abantu benshi baranze twakoranaga, nakoraga akazi nahembwa nkazasubira mu kazi amafaranga yashize, naba mfite amafaranga sinsubire mu kazi, cyangwa se no kujya mu kazi wasinze. Byari ibibazo bikomeye cyane. Njyewe ni inzoga nakoreshaga, ariko hari abandi bakoresha ibitandukanye, ariko nazinywaga ku rwego ruri hejuru cyane. Akenshi rero hari igihe abantu bazinywa babona ko atari ikibazo, ariko iyo bamaze kubona ko ari ikibazo, buriya kenshi aba ari inzira yo gukira, ahubwo hasigara ikibazo cyo kuvuga ngo ese ibintu nabisohokamo gute. Hari benshi rero bamaze kubona ko ari ikibazo, ariko bavuga ati se nabivamo gute, babivamo bakongera bakabisubiramo. Ibyo nanjye iyo nzira nayiciyemo inshuro nyinshi, imyaka itari mike rwose, mvaho nkongera nkazisubiramo, ukwezi kumwe ukongera ugafata icyemezo, ukongera ukakivaho. Ariko ni nayo mpamvu iki kigo ngiye nifuje gukorana nacyo, nkumva ndanabishimye cyane. Buriya byose tubifashwamo n'Imana. Umwanzuro wafata ni byiza kuwufata, no kugira abagufasha ni byiza, ni nk'uko natwe dufasha abantu, ariko abantu dufasha twongeraho ko Imana ari idushoboza byose. Njye rero navuga ko umwanzuro wa nyuma kugira ngo mbashe kuwugeraho ari Imana yabimfashijemo. Ko njye nabifatiye umwanya. Warasengaga ahubwo muri ubwo buzima bwari bumeze gutyo? Narasengaga. Njye n'igihe nabaga ndi mu kabari nasinze rwose, mazemo nk'iminsi 2, ntabwo wavuga ngo ni ugusenga, ariko agatima ko kugaruka ku Mana kakuzaho. Kakuzaho rwose, ukaba wajya n'ahantu ukiherera ukanarira abantu batabizi kandi uri mu kabari. Bivuga ngo Imana y'ibikure ivuga uturiya muntu ubwo ari hariya hantu n'ubwo hari ubwo ari bwo bwose, ariko ni umuntu wanjye ndamukeneye, kandi nawe umutima ugakomeza kugira gute, kugaruka ku Mana. ahubwo ufite ikibazo uvuga uti biriya nzabivamo gute. Byari bikomeye. Buriya abantu benshi bari muri ubwo buzima, hari igihe tubacira urubanza, rimwe na rimwe tukumva ko bananiranye, tukumva yuko ari bo. Ntabwo ari byo, ntabwo ariko bimeze. Harimo abantu benshi barimo bababaye, bakeneye kubivamo, ahubwo bakeneye gufashwa, bakeneye kwegerwa. Niba muri umuryango ntimumute ngo mumushyire nk'umuntu w'igicibwa, oya,
cyangwa se mumubwire nabi ntabwo ari byiza. Icyiza bwo ni ukumwegera mukamufasha kugira ngo asohoke muri ibyo bintu. So nange rero ubwo buzima nabubayemo gutyo, bamwe nyine bakuvaho abandi bakagukomeraho. Ndabashima benshi, shima umuryango wanjye, ababyeyi, abavandimwe, ntabwo bigeze bacika intege. Ko baranageragezaga, njye nageze n'igihe cyo kujya njya muri za rehabilitation centers nk'uko hano dufasha abantu, nkagiyeyo nkamarayo igihe, ariko nasohoka yashira nk'ukwezi kumwe nkongera, ariko nabo ntibacitse intege, barakomeza. Ariko bwa nyuma naje kubona ko bidashoboka hatarimo gusenga. Niyo mpamvu hano ikintu cyitwa gusenga tugiha agaciro cyane, tugiha agaciro Imana. Wenda abatayemera nzi ko ari bake, abanyarwanda benshi twemera Imana, ariko njyewe nasobanukiwe neza ko Imana ishobora byose. Nibwo nabibonye kuko njye nabyibonye kuko Imana niyo yabinshoboje, kuko mbona birakunze. Kubw'amahirwe nyuma nza guhura na dogiteri barimo gushinga kino kigo, tunahura. Njyewe nta nubwo yarazi ko naciye muri ayo mateka, ntabwo yarabizi, ariko njyewe naburi bibonye nkurikije ukuntu nzi ububabare bwabyo n'ukuntu bibabaza. Ndavuga bano bantu ngomba gukorana nabo, nanjye nkagira icyo nakora kugira ngo tubashe gufasha abandi. Inzira yari ndende, akazi kugatakaza ni byinshi, gutakaza icyizere mu bantu kandi wenda wari ushoboye, ariko iyo birangiye ibintu biragaruka, bishobora no kurenga aho wari uri imbere. Niyo mpamvu rero nta gucika intege, nta umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ibyo ari byose njye namubwira ngo yicike intege. Kuvuga ngo kubireka ntibishoboka, icyo cyo birashoboka kuko nanjye mbibona no ku bandi. Rero icyiza ni uguhindura, njye niko mbyumva. Guhindura, hari ibintu twita guhindura PPT, tubyita PPTs, ni ukuvuga ngo ni people place n'utundi tuntu twose. Ni ukuvuga guhindura people, ni ukuvuga no guhindura abantu, ibyo twita ikigare. Abantu niba wari ufite inshuti z'abamwe gusa, hari izindi nshuti zitama, zirahari rwose nyinshi. Ushobora guhura n'abajya muri siporo mugakorana siporo, ushobora guhura n'abajya ku rusengero mugasenga. Mu rusengero habamo ibyishimo, njye sinari nzi uko bihaba. Habamo ibyishimo bidafite naho bihuriye n'ibyo mu kabari. Ushobora kujya mu rusengero ugatahana umunezero mwinshi cyane, uruta uwo wakuraga mu kabari wananegekaye utameze neza. Ushobora gukora siporo yawe ugakorana n'abantu, ukagira groupe b'abantu ukabahindura. Noneho nibyo twavuga places, ahantu wakundaga kuba, niba warabaga ahantu wenda banywa cyane, mubana se mu nzu n'abanywi, ushatse wabahindura ukava aho hantu. Niba baraga muri quartier wenda y'abanywi cyane, waye bishoboye tubagira n'inama ko ushobora no kwimuka aho hantu, kuko icyambere ni ubuzima. Iyo rero tubane utundi tuntu twose tuza nyuma, ushobora kubona twagukurura twose, ukagerageza kugira gute kuduhunga. Hanyuma undi ugasenga. Njye mbona Imana ifasha kandi birakunda, njye niko nabibonye. Baremise nibaza ariko se ubwo ni iki cyatumye wisanga uri kunywa inzoga ku rwego rwo hejuru? Hari ibibazo wahuye nabyo, cyangwa ni icyo kigare wagiyemo mutangira gahoro biza kugeraho ku rwego nawe wumva kugoye kubyivanamo? Buriya rero ngewe ukuntu nabibonye, abantu bajya mu biyobyabwenge cyangwa se no muri ubwo businzi bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari ababijyamo kubera ibibazo bafite bahuye nabyo bikomeye, ariko hari n'ababijyamo, sorry wenda kuza kubivuga gutya, hari n'ababijyamo kubera wenda se n'ibintu bishobora kuba byiza nabyo bikaba byatuma bijyamo. Hari abajya babyita umurengo, ariko njye siko nabyita, ariko njye niko nabyibonyeho kuri icyo gihe. Njye njya kubitangira, ntabwo nabitangiye kubera ibibazo. Hari igihe ubona ibintu bisa nkaho bigutunguye, cyangwa se nk'urugero, njye ntabwo nitanzeho urugero ngiye kuyongera gutangira mvuye ngo ngiye kunywa cyane. Njye nabonye amafaranga menshi antunguye, buriya nayo ashobora kubigutera ibyishimo byinshi, nabyo bishobora kugeza cyane rwose. Ni ukuvuga utagize ikintu kigukontorora ngo ugire aho ugarukira, ugire abantu bagutangira, cyangwa nawe Imana ikugarure, utabifatanyije no gusenga, bishobora gutuma ujya ahantu habi kandi atari ikibazo wagize, ahubwo ari okaziyo wari ubonye. Kuko njye ndabyibukana, nakoraga akazi gasanzwe, ariko nza kugira nk'amahirwe gasa nkaho mpinduye akazi. Niba nari mfite umushahara nk'ibihumbi nk'ijana, nkabona uhise wikuba, nkabona ngize hafi nka 1.5 miliyoni bitunguranye. Mu gihe wenda cyashize n'ubu ngubu kandi nzi ko abayahembwa atari benshi. Niba amafaranga wabonaga wenda mu gihe cy'umwaka wose uyabonye mu kwezi kumwe,
iyo utagize Imana itakubaye hafi cyangwa ngo ugire izindi nshingano, icyo gihe nari undi musore ukiri mutoya, nari umusore ukirangiye, nibwo nari nyangiza kaminuza, niko kazi ka mbere nari nkoze. Ntago njye nabashije kubyitwaramo neza ngo ayo mafaranga ahubwo nyabyaze umusaruro anteze imbere, nkora ibikorwa by'iterambere niteganyirize, oya. Ahubwo nashatse kubanza kuyishimamo, noneho kwigarura biranga. Na kwa kundi uvuga uti nta kibazo, nagiye mu kabari aho ndimo kunywa, ariko ntari bushire, ndanywa kugeza igihe ndi bushakire. Nta kibazo cyo kuvuga ngo amafaranga yabuze cyangwa iki. Ubwo n'abantu baba gushaka ari benshi, wowe wibeshya ko ufite inshuti nyinshi, nyuma ubona ko ntazi iyo ikibazo cyamaze kuba. Njye rero ntabwo navuga ko ari ikindi kibazo kidasanzwe, ahubwo njye navuga ko bigare byaje kuri iyo mpamvu, kubera n'amafaranga yarabaye nkaho ntunguye nkiri mutoya, nta nshingano. Njye navuga ko aricyo cyabiteye, niko nabibonye, niho byaturutse. Tugana ku musozo rero, ubu hari abantu badukurikiye bakavuga batari ko buriya Valens afite icyizere 100% ko adashobora kongera kubisubiramo. Ni izihe ngamba wafashe ku buryo uvuga uti aho navuye ni kure, aho ngeze yarashimishije, sinshobora kongera gutsikira subira mu nzoga? Ese wakubwira ati nsomyaho, soma reka ngusomyeho cyangwa usengerere, wakwanga ubyitwaramo ute uri kumwe n'abantu b'inshuti? Ariko kandi ni ikihe cyizere uduha? Aho biragoye kuko hari n'uhura nawe wamubwira akavuga turabeshya, cyangwa akakubwira ati ubwo ni ibyo urimo kuvuga, ubwo ni iminsi mike ni iminsi mike, ejo bundi tuzongera duhure. Ariko njye mfite ibimenyetso bigaragaza ko ntashobora kongera, kuko ikimenyetso cya mbere, igihe maze ntabwo nigeze nkimara. Njye ntabwo nigeze mara igihe nk'icyo maze. Ubu ngubu ngiye kumara umwaka n'amezi 6. Ariko noneho ngiye kumara imyaka 3, uwo mwaka n'amezi 6 ni igihe ngiye maze ntasomyeho. Ariko ngiye kumara imyaka 3 irengaho ngabanyije kunywa ngeranyije nk'uko nanywaga mbere. Ariko noneho umwaka wo n'amezi 6 nta gusomaho. Ntago agatima gashobora gutera, ntago bishoboka. Ni nayo mpamvu mvuga yuko bitakongera gukunda, kuko icyo gihe bwo naririndaga, ariko numva umutima ubishaka. Nkavuga ati ariko reka ne kujyayo kugira ngo bitazambaho, reka mpunge. Ariko ubu ngubu siko bimeze, kuko ubu ngubu njye namiriye y'ubusinzi ntago nyikunda, irambangamira kubera kuyibamo cyane. N'umuntu wasinze nawe mwumva kurenza, niyo yaba yanyoye icupa rimwe ari harangenda mwumva cyane, kandi nkumva zinanteye n'ubwoba, kuko urumva zangizeho ingaruka zikomeye. Rero kuvuga ko nasubiramo byo ntago bishoboka, kandi n'ingamba nafashe zifite imbaraga. No kuba ndi muri iki kigo mfasha abantu nabyo ni ikintu kidashobora gutuma nsubiramo. Ntago waba ufasha abantu kandi nurangiza usubiremo, kandi ubona n'abantu urimo gufasha bakeneye ubufasha, kandi n'ingaruka bigira. Rero ntago byakunda. N'inshuti narazihinduye, namiriye narayihinduye, n'ubuzima ndimo ni bwiza, buraryoshye kurenza ubwakiriya gihe. Rero ntago naba ndyohewe ngo nsubire ahantu hari habeshye. Ubu ngiye ubuzima bundimo rwose numva bunyuze, ntago nasubira inyuma. Dusoza rero, gira inama abadukurikiye, uwo mujene ukiri muto ugifite amaraso ashyushye, nawe ufite wenda ayo mafaranga, cyangwa se ufite ibindi byamuteye kujya mu nzoga, ariko akaba arwana no gusubiramo, ejo yaguye, yabyutse yaguye, abigenza ate? Inama natanga, icya mbere ni ugufata icyemezo. Gufata icyemezo no kubona wowe ko ari ikibazo, ukaba wabanje kumva ko ari ikibazo, kuko utarumva ko ari ikibazo nta muntu wagufasha. Ariko niba wamaze kumva ko ari ikibazo, wafashe icyemezo cyo kubivamo, ikiba gisigaye no kuvuga ngo ndabivamo gute. Kuvuga ngo ndabivamo gute rero, abashobora kugufasha barahari. Natwe turahari, turiteguye hano, duhora twiteguye amasaha yose 24 kuba twafasha abantu. Ariko si twebwe gusa, nabo muri kumwe mwegeranye buri munsi, bakwegereye, bakuri iruhande, umuryango, inshuti, abo nabo bashobora kugufasha. Ushobora kuba uri inshuti wowe udafite ikibazo, ariko ukabona umuntu w'inshuti yawe ufite ikibazo, niwe wa mbere wo gutera intambwe yo kumufasha. Cyane cyane nkabivuga ku miryango, abantu bafite icyo kibazo, nta mpamvu yo kubatererana, nta mpamvu yo kubona ko byarangiye.
nta mpamvu yo kubona ko uwo muntu atari uw'agaciro. Umuntu aracyafite agaciro kandi ashobora kugira icyo akora kinakomeye muri sosiyete. Umuntu rero ubishaka guhagarika yaba inzoga yaba ibindi biyobyabwenge, cya mbere ni ukumva ko bishoboka, agafata icyemezo akatwegera, natwe tukamufasha. Hano dukora nka famiye, ntabwo dukora nko kwa muganga, turegerana tukamushyira muri muryango wishimye kandi udakoresha ibiyobyabwenge, akabona ko hari ubundi byishimo bihari bitari ugukoresha ibiyobyabwenge, tugasenga. Nabivuze, Imana niyo ya mbere, wabishyizemo imbaraga ugafata icyemezo cyo kubireka, natwe tukegerana tugafatanya n'umuryango n'Imana, ntabwo bishobora kwanga. Nemeza ko bidashobora kwanga burundu. Nge niyo nama. Turamushimiye cyane Twiringiyimana Valens, arakoze ku buhamya bwiza duhaye bw'uko nawe akiri mutoya yagiye mu nzoga aza kugera ku rwego rwa rundi atagishobora kwikontorora, cyangwa se inzoga zigatuma adakora, zigatuma bamwirukana kandi yari afite akazi keza, ariko yafashe icyemezo abifashijwemo n'Imana. Uyu munsi arashima ubuzima arimo agereranyije no hirya. Nawe byashoboka rero, nk'uko ashima uko ameze uyu munsi agereranyije n'uko yarabayeho, nawe ushobora kuba uyu munsi uri ahangaha. Ariko yakomeje kubivuga ati icyambere ni ugufata icyemezo. Icyemezo ni ikintu gikomeye, kandi icyemezo ukagikomeraho, nubwo wagera gutyo ugacika ukagwa, ariko cya cyemezo ukakomeza ukagitsimbara uti nubwo hano nsitaye nkasubira inyuma, ariko ndakataje. Niba byanze, egera nka ba Valens, abangaba babinyuzemo, baragufasha, barakubera urugero rwiza rutuma nawe uvuga uti birashoboka kuba uyu nguyu nawe yarahavuye, nanjye byakunda. Kuko tuzi ko inzoga zigira ingaruka nyinshi, haba ku buzima bwawe, haba ku mibanire yawe n'abandi, haba mu iterambere ryawe. Icyo tubifuriza ni uko mwese mukurikiye ibi biganiro twakoze ku buhamya bw'abantu bari barabaswe n'inzoga, ariko uyu munsi bakaba bameze neza. Icyo tubifuriza ni ugufata icyo cyemezo, ugatera intambwe, hanyuma n'abandi bakagushyigikira. Ndabashimiye cyane rero, nshimira Valens ndetse na Jean Claude twaganiriye muri ibi biganiro. Nizera ntashidikanyije ko bifashije benshi mu bantu bakibaswe n'inzoga, kandi ko abo bantu nibamara kugera ku rugero rushimishije, nabo tuzagirana ubuhamya, bakatubwira uburyo ikiganiro nk'iki cyabubatse, bakatubwira uburyo Iwacu Recovery Center yabafashije, bityo tukagenda dufatikanya igihugu cyacu kikaba igihugu kizira kubatwa n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Ndabashimiye rero, na Louise Nganyira, ikiganiro naho utaha.